Prime Minister was Kwame Nkrumah, seen here 6 years earlier following his release from a prison sentence for sedition. Uyu munsi Afrika n'umwe mu migabane ikomeje guhangayikisha cyane ibihugu by'Uburayi ndetse kandi bigakomeza guterwa ipfunwe n'ikimwaro ko nyine bazi ibyo bakoreye mu myaka irenga 30 ishize, aho babizi neza ko rwose nta munyafrika uyu n'umwe wari wemerewe kugira icyo avuga n'iki na kimwe, kandi rwose kubye no wajyanga ateye hejuru sasi ngo nizikamubona, kandi rimwe na rimwe agakubitwa n'umunyafrika mugenzi we atari ku bushake bwe ahubwo ari ku itegeko ry'umukoroni, aho umuntu wibuka shiku yabikubwira ko uko mbivuga uko. There will always be crises. I mean, you have had centuries of different things happening. You had slave trade, you had colonial times, then there are wars, then there are pandemics, then there are all kinds of things. They will happen all the time. Gusa ariko hari umugabo umwe yemeye guhakwa kuri Kazungu yamukoresha ibyo ashaka, ariko nawe ashobora kumwivanga. Uyu mukazungu yifashishaga tunenga abanyafrika b'icyo gihe basaga n'abatazi iki n'iki, kandi rwose ukabona ntacyo bibatwaye. Gusa amahirwe yagize akagera mu ishuri ry'icyo gihe niyo yifashisha ubundi nayo amubera urufunguzo rwo kwereka abanyafrika ibanga ryasaga n'iyishe rwagati mu mutima wa Afurika: ubwigenge. That new African is ready to fight his own battle and show that after all, the black man is capable of managing the whole affairs. Uyu munsi nyemera unize gato ku mwanya wawe ubundi nanjye negura ibitabo n'inyandiko z'amateka maze ko kunronde amateka ya Kwame Nkruma Intwari ya Afrika yafashe ya mbere ubundi akamagana Kazungu mbese umukoroni n'ibye byose ibyatumye tuba muri Afrika yacu tukaba tuyikoramo ibyo dushaka byose nawe duhagaze hejuru, yewe ahubwo nawe badusahuye utwanguke twacu bakaba baza no kudusabiriza ni wacu. Gusa nubwo rimwe na rimwe bamwe muri twe twivangira. Muri iyi nkuru y'amateka turagaragaza ubuzima bwa Kwame Nkruma kuva akivuka, amashuri yize, urugamba rwe rwa politike, uko yabohoye Ghana, uko yayoboye ibitekerezo bye ku bumwe bwa Afrika tutirengagije ibibazo yahuye nabyo akugeza igihe yahirikwaga ku butegetsi mbese kudeta ndetse yewe n'urupfu rwe. Icyo usabwa no kureba iyi video kugera ku musozo uryoherwe kandi urasobanukirwa. Gusa ariko niba wishimira kandi ukabukunda kumva ibiganiro by'amateka, uyu ni wo mwanya mwiza wo ukanda subscribe kubera ko amaze kugera ahantu hanya Human TV, aho dukura amateka mu nyandiko maze tukagufasha kuyumva no kwibukiranya mu buryo bw'amajwi. Reba ko wakanda subscribe niba utarayikanda ikande maze ube mu muryango mugari wa Human TV. Je, Disale Hasani, iyi Human TV, bahaye ikaze. That new African is ready to fight his own battle and show that after all, the black man is capable of managing the whole affairs. Ubundi Kwame Nkruma yavukiye mu mudugudu wa Nkrofru muri Ghana tariki ya 21 Nzeri 1909, ariko iki gihe igihugu cya Ghana cyitwa Gold Coast kandi cyakolonizwaga n'Abongereza. Nkruma yavukiye mu muryango woroheje mbese w'abakene gusa ariko batarabatindi, kuko nyina Elizabeth Nyediba yari umucuruzi muto wacuruzaga ibiribwa ku isoko, imboga n'imbuto, yewe rimwe na rimwe akavangamo ibitoki, ibijumba, amateke n'ibindi byabafashaga cyane mu kubaho neza mu buzima bwa buri munsi. Ese witwa Kofi ngo Norma yari umucuzi w'izahabu ndetse yari n'umunyabukorikoro. Uyu mugabo ni mumbazi cyatumye amara kubyara Nkruma ubundi akamutana nyina akiri muto cyane. Gusa buriya nta wamenya, wasanga rimwe rwararaye rushya bugacya rwanze kuzimata ubundi agahitamo kwigenda, nta wamenya. Rero Nkruma yakuze abana nyina wenyine, wakoze uko ashoboye kose ubundi akamujyana ku ishuri. Ibyari bigoye cyane ku miryango ikenye muri icyo gihe muri Afrika. Nkruma yatangiye amashuri abanza mu mwaka w'1915 aho yize ku ishuri rya Gikristo ryari hafi y'iwabo ryayoborwaga n'abamisiyoneri ba Gatolika ryitwaga Half Assassin Catholic School. Aho niho yatangiriye kwiga gusoma, kwandika no kubara. Iki gihe abarezi be babonye ko yari umwana ufite ubwenge bwinshi kandi ukunda kubaza ibibazo byinshi, kandi ngo yewe yari n'umuhanga cyane mu kwibuka ibyo yigishijwe no gusobanura ibintu mu buryo bworoshye. Amaze kurangira amashuri abanza mu mwaka w'1925 yinjiye muri segonderi mu ishuri rikuru ry'abarimu ryitwaga Prince of Wales College, nyuma ryaje kwitwa Achimota School, rikaba riherereye hafi y'umujyi wa Accra muri Ghana. Iri shuri ryari rimwe mu mashuri akomeye cyane muri Gold Coast icyo gihe. Aho rero niho Nkruma yize segonderi yose, gusa ariko yakundaga cyane amasomo y'amateka, history, filozofiya n'iyobokamana. Icyo gihe kandi nibwo yatangiye gukunda cyane ibitekerezo byo kubohora Afrika no kurwanya ubukoroni bwari burembeje cyane abanyafrika icyo gihe.
Nkrumah mu gihe cyose yigaga muri Achimota hagati y'1926 n'1930 yakundaga gusoma cyane ibitabo byinshi bivuga ku burenganzira bwa muntu, ubwisanzure n'ubuyobozi bwiza, kuko yashishikazwaga cyane n'abayobozi baharaniraga ukwishyira no kwizana kw'abirabura. Ubu nibwo abarimu bamwe bamwigishaga bamubonagamo ubushobozi bwo kuzavamo umuyobozi ukomeye, ko kandi yari n'umuhanga mu kuvuga imbere y'abantu, ibintu byatumye akunda kujya mu biganiro mpaka by'abanyeshuri. Mu mwaka w'1930 Nkrumah yarangije amasomo ye muri Achimota maze aba umwarimu, aho yatangiye kwigisha ku mashuri atandukanye aho muri Gold Coast. Gusa nubwo yari umwarimu, we ntiyahwemye gukomeza gushaka ubumenyi bwisumbuye, kuko yabonaga ko Afurika ikeneye abantu bize neza kugira ngo bazayifashe kwibohora. Nicyo cyatumye akomeza gusoma cyane no gukurikirana politike mpuzamahanga. Mu mwaka w'1935 Kwame Nkrumah yagiye gukomeza amashuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibwo yahise yinjira muri Lincoln University, ishuri rikuru ryari rizwi cyane kubera kwakira abanyeshuri b'abirabura. Iki gihe ubuzima bwe bwo muri Amerika ntibwari bworoshye habe na gatoya, kubera ko yabayeho mu bukene bukomeye cyane, kuko hari n'igihe yakoraga imirimo iciriritse kugira ngo abone amafaranga yo kwishyura amashuri no kubona ibyarya buri munsi aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha yakoraga mu nganda, muri resitora, ndetse rimwe na rimwe agakora no ku byambu. Nubwo yabaga ananiwe cyane, ariko yakomezaga kwiga cyane, kuko yari azi ko amashuri ariyo nzira yo kuzafasha Afurika yavukamo. Mu mwaka w'1939 Nkrumah yabonye impamyabumenyi ya Bachelor of Arts mu by'ubukungu n'iyobokamana muri Lincoln University. Gusa n'ubundi ariko akomeza amasomo yisumbuye muri iyo kaminuza. Nibwo mu mwaka w'1942 yabonye indi mpamyabumenyi ya Bachelor of Theology. Muri icyo gihe kandi yari amaze kuba umwe mu banyeshuri bazwi cyane kubera ubuhanga bwe mu kuvuga no kuyobora abandi banyeshuri. Mu gihe yari ari muri Amerika, Nkrumah yize byinshi ku mateka y'abirabura n'urugamba rwo kurwanya ivanguramoko, kuko yahuye n'abantu benshi bafite ibitekerezo byo kubohora Afurika, kandi yashimishwaga cyane n'ibitekerezo bya Marcus Garvey ndetse n'abandi baharaniraga ubumwe bw'abirabura ku isi yose. Mu mwaka w'1943 yinjiye muri University of Pennsylvania kugira ngo yige filozofi n'uburezi, aho yahigiye amasomo akomeye cyane ajyanye n'imiyoborere, politike n'imibanire ya muntu. Mu mwaka w'1943 kandi yabonye master degrees muri filozofi. Hanyuma mu mwaka w'1944 haciyeho umwaka umwe abona indi mpamyabumenyi ya master degree muri education. Aya mashuri yamufashije cyane kumenya uburyo bwo kuyobora abantu no gutegura impinduka muri sosiyete. Nkrumah kandi yagarukiye gusa mu kwiga amasomo mu ishuri, oya, ahubwo yanakundaga no kwitabira inama n'amahugurwa ajyanye n'ubwisanzure bwa Afurika. Nawe ubundi atangira kwandika inyandiko nyinshi zashishikarizaga Abanyafurika kwigobotora ingoyi y'ubukoroni, kuko yizeraga ko ubumenyi ari intwari ikomeye kurusha izindi mu kubaka Afurika yigenga. Mu mwaka w'1945 yavuye muri Amerika ajya muri United Kingdom mu Bwongereza kugira ngo akomeze ibikorwa bye bya politike ndetse anongera amasomo ye. Agezeyo yinjiye muri London School of Economics ndetse aniga muri Gray's Inn amasomo ajyanye n'amategeko. Nubwo atamaze igihe kinini muri ayo mashuri, yungutse ubumenyi bwinshi ku mategeko mpuzamahanga n'imiyoborere y'ibihugu. Muri uwo mwaka kandi w'1945 Nkrumah yifatanyije n'abandi Banyafurika bategura inama ikomeye yiswe Fifth Pan-African Congress yabereye i Manchester mu Bwongereza. Iyo nama niyo yabaye intambwe ikomeye mu rugendo rwo kubohora Afurika. Icyo gihe Nkrumah yari umwe mu bayobozi bakomeye b'iyo nama, nubwo yari akiri muto rwose. Kubera ko yari amaze kurangiza amashuri ye yose y'i Burayi, kuri we yumvaga yakomeza akiberayo, mbese nyine akiturirayo nk'abandi Banyafurika benshi babagayo, mbese nyine bamwe ba kera cyane bagiyeyo nk'abacakara bagasoza babaye bene bihugu. Gusa ariko mu gihe atari yagafata umwanzuro kuri ibyo, umunsi umwe Nkrumah yakiriye ibaruwa yaturutse muri Gold Coast, igihugu cye kavukire. Iyo baruwa yari yanditswe n'abanyapolitike bayoboraga ishyaka ryitwaga United Gold Coast Convention UGCC, aho bamwandikiraga bamusaba gutaha akaza kubafasha kuyobora urugamba rwo gusaba ubwigenge no kwigobotora umwongereza wari warabazonze. Aba banyapolitiki bari bamaze kumenya uburyo Nkrumah yavugaga neza, uko yakanguriraga Abanyafurika kwiyunga no kurwanya ubukoroni. Niko kuvuga bati uyu nawe ni amaraso yacu, niko kumuhitura vuba na bwangu, kuko bari bakeneye umuntu ushoboye gukangurira abaturage. Nkrumah amaze gusoma iyo baruwa iturutse ibukuru, nta gushidikanya ko umutima we wari wuzuye ibyishimo, kuko rwose yari amaze imyaka myinshi arota kuzataha agafasha igihugu cye kubona ubwigenge. Kandi ngo nubwo yari atuye iyo mu Bwongereza, gusa umutima we wahoraga iyo muri Afurika. Inshuti ze zamugira inama yo kuguma i Burayi, ngo kuko urugamba rwo kubohora Afurika rwari rukomeye kandi rwuzuyemo akaga gakomeye. Ariko Nkrumah arabatsembera ati, niba Afurika ikeneye abana bayo sinshobora kuyitera umugongo, ndataha uko byagenda kose. Niko mu kwezi k'Ugushyingo rero
rero mu 1947 Nkrumah yuriye ubwato bumusubiza muri Gold Coast, igihugu kavukire. Urwo rugendo rwamaze iminsi myinshi mu nyanja, gusa nyine buri munsi yicaraga mu bwato areba amazi manini y'inyanja, anatekereza ku hazaza y'igihugu cye na Afurika muri rusange. Wa 14 Ugushyingo 1947 ubwato bwe bwageze ku cyamu cya Takoradi muri Gold Coast. Abaturage benshi bari baje kumwakira, bamwe bari bafite ibyapa byanditseho amagambo yo kumwakira bati welcome murakaza neza no muri Afurika iwacu. Abandi baririmbaga indirimbo z'ibyishimo. Nkrumah amaze kumanuka ubwato, abantu baramuvuze cyane, yabonaga amaso yabo icyizere n'inzozi. Kuva uwo munsi rero ubuzima bwe bwarahindutse burundu. Yihuse cyane rero nibwo yatangiye gukorana nka General Secretary wa UGCC. Akazi ke kari gukangurira abaturage no kubashishikariza gusaba ubwigenge. Yatangiye gukora ingendo hirya no hino mu gihugu, yajyaga mu mijyi no mu byaro. Iyo yabaga ageze aho abaturage bari, abantu bayateranaga ari benshi cyane. Yavugaga amagambo yuzuye imbaraga, gusa rimwe mu ijambo rikomeye n'igihe yavugaga ati igihugu ni icyacu, tugomba kukiyobora ubwacu. Abaturage kandi baramukundaga cyane kuko yavuganaga nabo nk'umuntu usanzwe. We ntiyakundaga kwiyemera nk'abandi banyapolitiki bamwe bari abakire bavugaga amagambo akomeye abaturage batumvaga. Nkrumah we yavuganaga n'umuturage usanzwe, yaganaga n'abahinzi, abakozi n'urubyiruko, yababwiraga ko ubwigenge bushoboka. Iki gihe Gold Coast yakoreshwaga n'Abongereza, akaba ari bo bafataga imyanzuro yose. Rero abaturage benshi bari bamaze igihe kinini bumva ko ntacyo bahindura, gusa amagambo ya Nkrumah niyo yatangiye kuba icyizere. Mu 1948 bw'ibintu byarushijeho gukomera cyane kuko ari abasirikare b'Abanyafurika bari bararwanye mu ntambara ya kabiri y'isi yose ku ruhande rw'Abongereza. Intambara yarangiye ariko ntibahembwa amafaranga bari barasezeranyijwe. Abo basirikare bahisemo gukora urugendo, bagiye gusaba uburenganzira bwabo. Gusa ariko bageze hafi y'inyubako za leta y'Abongereza, apolisi y'abazungu barasaba bikomeye. Benshi muri bo bahise bitaba Imana. Iyo nkuru yakwiriye igihugu hose, maze abaturage barakara cyane, maze bajya mu mihanda kwigaragambya. Iki gihe abantu benshi bangizaga amaduka y'Abanyaburayi, abandi bagatwika ibintu byabo. Abakoloni rero bahise bashinja ubuyobozi bwa UGCC guteza ibyo bibazo. Nibwo ku wa 12 Werurwe 1948 Nkrumah hamwe n'abandi banyapolitiki batatu barafashwe, ubundi barafungwa. Iri tsinda ryaje kwitwa Big Six cyangwa se batatu beza. Gusa nubwo Nkrumah yari afunzwe, ariko noneho abaturage benshi batangiye kumukunda kurushaho kuko bamubonaga nk'umuntu ufungwa kubera kurwanira rubanda. Hanyuma y'igihe gito yarafunguka, ariko yari amaze kubona ko UGCC itari ifite ubushake bwo guharanira ubwigenge bwihuse, kuko yashakaga impinduka zihuse cyane kurusha abandi bayobozi bose. Ibyo byatumye atangira kutumvikana nabo, maze mu 1949 nibwo yafashe icyemezo gikomeye cyo kuva muri UGCC. Ubundi ahita ashinga ishyaka rishya ryita Convention People's Party. Iri shyaka rya CPC ryahise rikundwa cyane na rubanda, ubundi koko rimenyekana muri siroga yabo yagiraga iti self government now, bisobanura ngo ubutegetsi bwacu nonaha. Abaturage benshi bishimiye iryo shyaka kuko ryavugaga ibintu bashakaga kumva. Nkrumah yatangiye gukoresha urubyiruko, abagore n'abakozi mu rugamba rwo gusaba ubwigenge. Nibwo mu 1950 yatangaje gahunda yiswe Positive Actions. Muri iyi gahunda yasabaga abaturage gukora imyigaragambyo idafite intwaro, mbese bakayikora mu mahoro. Abantu benshi bahagaritse akazi, abandi bakora imyigaragambyo. Iki gihe abakoloni b'Abongereza bagize ubwoba kuko babonaga ko Nkrumah yari amaze kuba umuntu ukomeye cyane. Maze kuwa 22 Mutarama 1950 Nkrumah yongeye gufungwa, maze akatirwa imyaka 3 muri gereza. Gusa ariko rwose ibyo ntibyabujije abaturage gukomeza kumushyigikira no kumukunda. Nibwo mu mwaka w'1951 haciye umwaka umwe ari muri gereza, habaye amatora. Nubwo Nkrumah yari afunze, ariko abaturage benshi batoye ishyaka rya CPC, Convention People's Party. Nyuma rero yo gutsinda amatora, nta yandi mahitamo abakoloni bari bafite uretse gusa kumufungura. Ku wa 12 Gashyantare 1951 Nkrumah yasohotse muri gereza, yakirwa n'imbaga y'abantu benshi cyane. Abantu bararimbaga, abandi bakabyina. Ibyagaragarije abakoloni ko Kwame Nkrumah yari akunzwe pe. Nyuma yaho yabaye Prime Minister wa Gold Coast, mbese aba minisitiri w'intebe. Iki gihe Nkrumah yahise atangira gukora cyane kugira ngo igihugu cye kigere ku bwigenge busesuye. Aha nibwo yubatse amashuri, amavuriro n'imihanda. Yifuzaga ko abaturage bagira ubuzima bwiza. Ku ya 3 Werurwe 1957 Gold Coast yabonye ubwigenge, maze ihindurwa izina Ibagana. Umunsi wabaye w'amateka akomeye muri Afurika yose. Ni tariki ya 3 Werurwe 1957 nibwo imbaga nyamwinshi yahuriye ya Accra, maze amadarapo y'Abongereza amanuka ku karubanda, ubundi hazamurwa ibendera rya Gold Coast, nayo yahise yitwa Ghana.
Aha Nkrumah yavuze amagambo azwi yateye ubwoba abazungu, gusa ahubwo ahumura amaso y'abahungu ba Afurika. Yagize ati ubwigenge bwa Ghana ntibuzagira icyo bumara mu gihe Afurika yose itarabona ubwigenge. Ayo magambo rero yatumye aba icyitegererezo muri Afurika yose. Nyuma yaho Nkrumah yabaye perezida wa Ghana wa mbere, maze atangira gufasha ibindi bihugu bya Afurika kubona ubwigenge. Yafashije cyane abarwanyanashyaka bo muri Kenya, Congo, Algeria n'ahandi. Yizeraga cyane ubumwe bwa Afurika, yifuzaga ko Afurika iba igihugu kimwe kandi gikomeye. Mu 1963 yagize uruhare rukomeye mu ishingwa rya Organization of African Unity. Uyu muryango niwo waje guhinduka African Union y'ubu ngubu. Gusa nubwo yari akunzwe na benshi muri Afurika, muri Ghana abantu bamwe batangiye kutamwishimira. Hari abamushinjaga gukoresha amafaranga menshi no gutegeka igihugu mu buryo bukomeye cyane. Nibwo ubukungu bwa Ghana bwatangiye kugorana. Abatavuga rumwe nawe bamwe barafunzwe. Rero mu mwaka w'1963 ubwo Nkrumah yari agiye mu rugendo muri Vietnam, yari agamije gushaka amahoro hagati ya Vietnam y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo, nibwo yumvishe ko abasirikare bo muri Ghana bakoze kudeta ubundi bakamukura ku butegetsi. Iyo nkuru yaramubabaje cyane kuko ntiyari yiteze ko igihugu yarwaniye bene aka kageni kizahindukira ubundi kikamukura ku butegetsi. Kuva ubwo rero Nkrumah ntiyongeye gusubira kuba perezida wa Ghana, ahubwo yahungiye muri Guinea aho yakiriwe na perezida wayo Ahmed Sekuturi. Nibwo rero yahawe icyubahiro gikomeye ndetse yitwa ko perezida wa Guinea. Iki gihe yakomeje kwandika ibitabo byinshi byakanguraga abanyafurika guharanira kwigira. Mu 1971 yajyanwe kuvurirwa muri Romania kubera uburwayi bwa kanseri. Kuwa 27 Mata 1992 Kwame Nkrumah yapfiriye Bucharest muri Romania. Yari afite imyaka 32. Iki gihe urupfu rwe rwababaje abanyafurika bose. Abantu benshi bamufataga nk'intwari y'ubwigenge bwa Afurika, ariko ni nako biri. Nyuma y'urupfu rwe umurambo we wajyanwe muri Guinea mbere yo gusubizwa muri Ghana. Abaturage benshi baramuririye kuko bari bazi ko ari we wahinduye amateka y'igihugu cyabo n'umugabane wose wa Afurika. Uyu munsi Nkrumah afatwa nk'umwe mu bayobozi bakomeye Afurika yagize. Izina rye rikomeza kwigishwa mu mashuri no kuvugwa mu mateka y'ubwigenge bwa Afurika. Ndagushimiye cyane wowe tugeranye kuri uyu munota, uri uw'agaciro, uri uw'icyubahiro. Kora subscribe niba ukunda inkuru n'ibiganiro tubagezaho. Ndi Sale Hasani, iyi ni Man TV. Ndabashimiye.